upfukamye. Yego napfukamye. Ndabashyira ibiganza byawe byombi uvuga ngo nishimiye kwakira umutungo w'ababyeyi maze upfundure. Nishimiye kwakira umutungo wanyu babyeyi. Nawe upfundura umutungo wageze mu gikoresho. Wafashije. Uretse gato mwana. Urashaka kumena amafaranga mwana. Kibaba we. None se ubu ngubu turacyategereje ngo turebe. Nese muga biragenda bite ko yego? Allo. Ndakumva neza. Turacyategereje ngo turebe mutubwire. Ngaho upfundura umutungo wawe twamaze kuwuha. Amaze kuyahira. Upfundura gake witonze turebe. Niba ari byo. Baba we yabaye amanyarwanda napfuye we. Ibintu mwebwe nukuri ndagira ngo mudusobanurire pe. Mubikoze mute kugira ngo mube mwayahindura akaba yari amadolari ntago tugiye kuri Forex Bureau muyahinduye tukiri aha ngaha. Mubikoze mute mu mbaraga zawe? Ntabwo turi bugusobanurire uko tubigenza. Yego. Icy'ingenzi ni uko ukeneye kwinjira muri icyo gikorwa uduhamagara kuri ya nimero 0752 Yego. 78 Yego. wamara kuduhamagara dukeneye kwakira umutungo tukagufasha tukakwakira uwo mwana w'umuhungu yagiye uwo mugisha nuko iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri murabiranye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka musuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sado. Mu by'ukuri maze iminsi nirukanka mu misozi, mu mikoki, mu bibaya, mu midugudu, mu makaritsiye, mu masoko hose niruka, ariko ntabwo ari ubusazi ahubwo mbashakira amakuru gatanu kuri gatanu. Reka nihanganisha bagize ibyago mbabwire ngo Imana yo mwijuru hari kugira ngo ibane namwe. Hano kanya ndi mu rugo rw'umuvandimwe, ntabwo ari ubwa mbere mumubonye, ndakeka iyi ari inshuro ya kabiri mugiye kumubona hano kuri izi televiziyo zanyu, nibwo mugiye kumubona. Uyu muvandimwe rero yampamagaye arambwira ati ese Manzi y'Imana urahari? Nise mu buhe buryo? Ati rero uyu munsi ni umunsi wo kwakira umugisha, ni umunsi w'ibyishimo kuri ngewe. Ubushize hari ibyabaye mwabonye, uyu muvandimwe yari ari kujya kwirangurira byerize, hanyuma ari kujya kwirangurira byerize akorerwa igitangaza ahabwa ikimenyetso. Kubw'uko byari byarananiranye kwizera bano baganga bo hanze aha, ntabwo biba byoroshye, hari benshi basaba ibimenyetso. Ati se wampaye ikimenyetso nkareba ko ushoboye kandi ukora koko. N'uyu rero niko byagenze, bamuha ikimenyetso. Kuri uyu munsi rero hari ijambo nyamukuru yateguye kumbwira no kubabwira. Muhawe ikaze. Ijambo nanateguye kukubwira. Amazina yawe amazina yanjye banyita Byoki Samuel. Yego. Samuel duherukana ku igare wigiye kwirangurira byeri. Yego. Tubona ibitangaza bibaye, ndacumbaguruka wenda gakunyica nta n'igihumbi wamaye. Rega amafaranga buriya amafaranga akintu atakora buriya yatuma umere ko yicishije n'umwana w'Imana. None se ubu waje gushimira abantu ko hari ibyabaye cyangwa hari ibindi byanyabyo bihari? Ibyabaye byo byarabaye kubera ko isaha yo kwakira ubutunzi bari bambwiye ko ari uyu munsi isaha ari iyi ngiyi. Uvuga ngo ibyo navugaga byo ni ibyanya. Ni impamo ko nakubwiye nyine. Ni inkuru mpamo. Nyine nagira ngo nkwereke yuko bya bintu atari ibintu byo kubeshya, ari ukuri. Ese mwana tutagiye kubeshya wa mugani biriya bintu birakora.
biriya bintu gukora nanjye biriya bintu kuba bikora ko birakora kubera ko nabanje guhabwa ibimenyetso uyu ni wo munsi wo kwakira iki umutungo rero ahubwo ndumva kumbaza wenda byinshi nanjye ntakano kandi umunyamakuru reka kandi cyo kintu ndabura gukubaza rero nguba ahubwo kugira ngo twemere ngo bimeze bite byari amagambo make ibikorwa byinshi ahubwo ndabona isaha yari igeze reka mpamagare muganga numve uko bimeze ese reka mbere yo kumuhamagara we niwe wakwibwiriye ati uyu munsi harashya koko cyane umunsi n'uyu nguyu none se ko wizeye ibyo yakoze ntabyo yigeze yongera kugusaba nyuma yasabye kugukorera ibyo agiye kugukorera imikino yasabye tureba hariya muri kamera yasabye 200,000 nuko nyine kugira ngo mbashe kubona umutungo wanjye warayamuhaye ntabwo nari nayamuha kutayamuhaye rero ntabwo nari nizera ngo nibyo cyangwa ntabwo ari byo yaraguhaye ikimenyetso yampaye ikimenyetso ako mbere yo kubona ikimenyetso ntabwo nari numva ko ibyo bintu wenda bishobora kuba byabo gusa nyuma yo kuyabona ubutungo nk'ubonye amafaranga nemerewe kuyamuha ariko tubikore turebe nicecekera ubundi amagambo menshi ngira niyo azankora reka njye nirebera ibyo ari byo ubundi namwe rero bavandimwe mwihera ijisho murebe ukuntu gahunda zigiye gukorwa umuvandimwe yanyakiriye mu dutebe twe twiza bamuhaye ikimenyetso bamuha amafaranga ariko icyo nibagiye kumubaza ni umubare w'amafaranga yabaza agasanga iri gucamo aro muganga mumeze mute hambere ni wa muhungu mwakoranaga yari agiye kurangura yari ari mu bintu yari yabasabye serivisi yo kwaka umutungo birangira abuze ikintu awakiriramo gusa mumuha ibimenyetso mumubwira ko mu icyo gihe yari ari mu gatambaro ubwo rero isaha mwari mwambwiye yari iyi ngiyi n'umunsi n'uyu nguyu nari nyifite iri mu nzu reka nyizane muganga alo yego turi abanyamakuru ntimuze kugira ikibazo wenda turi kuvugiramo ndizera ko niba mukora ibintu byiza cyane abantu bagomba kubibona natwe twaba duhari yatwitabaje ngo tube duhari nk'uko twamutunguye tumugwa gitumo ubushize hanyuma noneho ubwo yatwizeye araduhamagara ngo tube duhari ni ngombwa ko yego ni njye n'ubundi twari ko muratwemereye ntago muri buze kuduteza ibindi nyuma nta kibazo murakoze cyane yakizanye akira ibyaho bakagira yego muganga yego igikoresho ndagifite nakizanye nayo mfite ndacyegereye yego warumbwiye mvuge nishimiye kwakira umutungo babyeyi nishimiye kwakira umutungo babyeyi uturuka ku babyeyi bakuru yego napfukamye nishimiye kwakira umutungo wanyu babyeyi uretse gato mwana uracyakumena amafaranga mwana uretse gato mwana watwaye amafaranga neza amafaranga ajagaraza umuntu mu mutwe we mbega amafaranga we amafaranga ni menshi cyane kamerama ayo mafaranga uri kuyabona n'imituku mbega amafaranga baba data napfuye n'amafaranga peneme ko byabitari ibinyoma noneho ibi bintu biba reka mbaze muganga
yego ndakumva. ni ukuri kw'Imana njyewe nk'umunyamakuru numijwe n'ibintu ukoreye n'ibitangaza ukoreye uyu muntu inshuro zigera kuri 2. Ubushize wamukoreye ibitangaza ndi kubona urongeye mukoreye ibindi noneho hazamutse amadolari. Ibi bintu mubikoze mute? Ni ukuvuga ngo uwo mwana w'umuhungu ababyeyi bari baramufunze buryo ntiyabimenya kuko yari yarohereje n'amafaranga y'imbere aranga aradupinga tumuha ikimenyetso yaranadupinze. Yego. Yarohereje n'amafaranga ye. Ariyemeza arayahara aravuga ati ngerekanye ahombe tumuha ikimenyetso kugira yemere ko ari ibya nyabyo. Yego. None kuri uyu munsi wa none rero igihe leta yari kigeze ngo yakire umutungo. None arakira muri aya madolari mumuhaye ko yavuze ngo ntabasha kujya kuyavunjisha bimeze bite? Ababyeyi baramwishimiye banzura ko bagomba kumuha umutungo mu madolari ariko barawumuhindurira nta kibazo agiye gutanga agatabi k'ibihumbi 200 kugira ngo bamuhindurire mu manyarwanda. Uri kubyumva Yego ndimo ndabyumva. Yego Yego ndimo ndakumva muga. Ugiye gushaka agatabi k'ibihumbi 200 ukagiye kuri nimero yacu ya muganga. Nurangiza ukayashyiraho wasize ukabika igikoresho cyawe numara kuyashyiraho uhita uza ubwire mubwire amagambo ufungure tugobora wawe. ayo mafaranga urayabona. None se muga Urajya ku mwagenti. ayo mafaranga ubwo ngubwo umuntu arajya ku mwagenti se ubwo ngubwo ra? Uburyo bwose wakoresha ukayohereza nta kibazo waba uyafite kuri telefone wajya ku mwagenti sinzi ukuri bugende. Uyafite mu ntoki. Nari nyafite mu ntoki ariko se ku mufashe mwagenti. reka mufashe nyohereze uyame mu ntoki ntari. Genda yafite. kuyohereza nimba yafite mu ntoki. Yego nari Reka mufashe nyohereze turebe ko bikora kuko njyewe ubwanjye ibi byo bibaye nibitangaza bikomeye ndabyiboneye ntago nabura icyizere. Nimero tuyashyiraho. Andika 0792 0792 uretse gato 0792 78 243 ibihumbi 200. nibyo ababyeyi bamuciye bamuvunjira amafaranga ye. Amazina sawa kode muga yaje. Reka ndebe mesaje ndayibonye. Yego. Isa telefone. Ongera upfukame hasi Yego napfukamye. uvuga ngo gutungana n'ukwanyu babyeyi nishimiye kwakira umutungo wanyu. Gutungana no kwanyu ababyeyi nishimiye kwakira umutungo wanyu. Ni amadolari ntago arahinduka. Ngaho upfundikire. Nabisoje napfundikiye muga. None se ubu ngubu turacyategereje ngo turebe. Nese muga dutegereze. biragenda bite ko yego? Allo? Ndakumva neza. Turacyategereje ngo turebe mutubwire. Ngaho gufundura umutungo wawe twamaze kuwuha. Amaze kuyahira mfundura gake witonze turebe niba ari byo. Baba we yabaye amanyarwanda. Yabaye amanyarwanda napfuye we. Yabaye amanyarwanda. Nese amadolari abaye amanyarwanda. Umva ngwino hano. Yababa we ibi bintu ni ibiki? Ndapfuye noneho ndanutse. Reka nongere nicare. Mbere y'ibindi byose ndongera kwicara. Icare ku ntebe. Muga mbere ntago nakubaza ngo bigenze bite cyangwa muyahinduye mute. Nje nukuri kw'Imana pfundikira amafaranga yawe banzo yatware. Mbere y'ibindi byose uze tuganire. Twara. Yabaye amafaranga yari amadolari. Ndagira ngo mutubwire ibi bintu mukoze nibitangaza n'ubwa mbere mbonye umuganga ahindura amadolari akayahinduramo amanyarwanda. Ibi bintu mwebwe nukuri ndagira ngo mudusobanurire pe. Mubikoze mute kugira ngo mube mwayahindura akaba yari amadolari ntago tugiye kuri Forex Bureau muyahinduye tukiri aha ngaha. Mubikoze mute mu mbaraga zawe? Yego. Icy'ingenzi ni uko ukeneye kwinjira muri iki gikorwa uduhamagara kuri ya nimero 0792 Yego. 78 243. Yego. Wamara kuduhamagara dukeneye kwakira umutungo tukagufasha tukakwakira. Uwo mwana w'umuhungu yagiye umugisha nuko yari yarabiciye amazi ariko ndumva nawe ubwe ashize impumu. Hanyuma nyuma y'ibi ngibi mukoze by'aya mafaranga mukoze bitangaza nanjye ndumiwe
kuba wenda abandi barayatangaga uko bayaguhaye akaba ari ayo ngayo. Njye ndagira ngo sino kumbwira kundi njye ndumva mbuze n'icyo mvuga kwa njye mbuze n'icyo mvuga. Ndagira ngo mumbwire nyuma y'ibi nta zindi ndwara muvura? Indwara za gakondo, ubugumba, indwara zananiranye, infection na telekomonasi, indwara nk'izo ngizo turazivura. Yego. Muri make uzahamagara ukatubwira ikibazo ufite mukamufasha. Tukagufasha. Abantu bari hanze batabasha kuhagera nk'uyu muvandimwe uri hafi, hari abatari hafi bari hirya no hino, Amerika, mu Burundi, hehe hagiye hatandukanye, muri Oman nayo hagiye hatandukanye, mubafasha mute? Nukuvuga ngo umuntu baraduhamagara bakavugisha kuri telefone kuri WhatsApp ya nimero ya 0752 yego 78 243 iri ku murongo iri kuri WhatsApp. Mbere yuko mbaha uyu muvandimwe ngo abashimire, muranyemerera iyi nimero nze kuyishyira ku kiganiro